ijuru yadusigiye isezerano yo kuduha umufasha ari we Mwuka Wera. Mwami Yesu ajya kujya mu ijuru yadusigiye isezerano yo kuduha umufasha ari we Mwuka Wera. Mwami Yesu we ajya kujya mu ijuru yadusigiye isezerano yo kuduha umufasha ari we Mwuka Wera. Utuyobore ugana ijuru, utuyobore urugendo ugana ijuru, utuyobore urugendo ugana Tukuwe
kunesheje bazarambora iwe nzahora nikomezaho ave wa mwanzi we ishima hejuru ye naracunguwe n'umwami yarakunesheje bazarambora iwe nzahora nikomezaho umusingi w'ubuzima bwiza Yesu mwana w'Imana nzima ubugingo buhoraho Yesu mwami wabwitangiye ubuzima bwiza w'Imana nzima ubugingo buhoraho Yesu mwami wabwitangiye ya Satani ibineye ubwoba habe na mba nahagurukira kuwurwanya Yesu nzahora kwikomezaho ubwizigire umwizigire niwe buturo ngezaho kandi komezaho umwizigire niwe ubwizigire niwe buturo bw'abamiringe ubugingo buhoraho ubugingo buhoraho burishwe muri we burishwe muri we ubugingo ubugingo buhoraho burishwe muri we burishwe muri we burishwe muri we ubugingo ubugingo buhoraho burishwe muri we burishwe muri we umusingi w'ubuzima bwiza Mana nzima mukomere Imana amashyi. Imana yakoze, Imana yakoze. Niba ari ukubera mwagiye kure cyane sinzi impamvu ariko ndashaka mu kanya turaba turi kumwe hano. Haleluya, haleluya. Mwemba bari hano rero cyane turabana namwe uyu munsi. Haleluya, kuko uyu munsi ni uwacu. Muba abanyeshuri twishimiye Imana yaturenganye. Imana yaratuzigamye tugomba kuyikorera amashyi. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Tugiye gushimira Imana muri ubu buryo. Haleluya. Insanganyamatsiko ni ugushima Imana. Umuntu ubabaye rwose yihangane turamuha pole. Ariko nonaha ni ukwishima. Haleluya. Mwese agaragaza ibyishimo. Uyu munsi ni wa TTC. Haleluya. Ikarongi bose bamenye yuko TTC yashima Imana. Ibyo Imana yadukoreye n'ibikomeye cyane. Haleluya. Tugiye kuvuga ngo amashimwe n'icyubahiro n'ibyize kuri yane. Haleluya. Haleluya.
yubahira Imana yabahaye. Muraza guhaguruka muvuga amashimwe. Nimurangiza murakomeza muhagarare. Kiriya gice cy'abanyeshuri bose baravuga ngo ni icyubahiro. Nimumara kubivuga amabandi amago yicaye. Abandi bamusubiza kuri ya ntebe. Haleluya. Kubashinga Imana ko bahagaze aha kandi Imana ibaha umugisha mwadutekerejeho. Imana ibaha umugisha. Rimwe kabiri gatatu amashimwe n'icyubahiro n'igice kuri amaboko y'abashyitsi. Haleluya. 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 Mujye mu kibuga turirimba. N'umuntu wese ushaka ko turirimbana ajya ahangaha turirimbane indirimbo ivuga ngo Imana yaratuzigamye. Imana yarahabaye iratuzigama. Umuntu wese Imana yazigamye aze ahangaha amuduhe imbazi Imana. Yabana bariho, yabana ababyeyi bari hano, yabana abanyeshuri bari hano. Imana yatuzigamye. Urahaguruka uhimbaza. Haleluya.
kurishima yanzigamiye kurishima yanzigamiye mikrofone ndakeka yahageze. Tugiye kwakira umushumba wahoze ari omoniye hano muri TTC Rubengera, Pastor Nkurunziza Ernest ahaguruke. Ndishimye cyane kuri uyu munsi kandi namwe ndabashimira uko yavuze ni Pastor Ernest Nkurunziza. Hano muri iki kigo navanye ubumenyi bw'ibanze kuko nahize imyaka 3. Amen. Yaturukomeye kuva muri 95 kugeza muri 98. Amen. Nyuma y'imyaka 10 nanone nza kuhakora nka omoniye imyaka igera muri 13 gutyo. Amen. Hanyuma biba ngombwa ko njya ahandi hantu kandi kazi, ariko hano hantu ndahazirikana cyane kandi ni ingenzi. Rero muri uyu mwanya nanjye ndashima Imana kandi koko ni by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Amen. Murabyumva ko yagize presi cyo dukoma amashyi tutitangiriye, nta mpamvu yo kuvuga ngo dusaba abantu amashyi. Dushimire Imana ko yashishije pasiteri akaba yabonetse. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Abishimire. Arakoze cyane. Turi kumwe n'undi mushyitsi ndetse akaba yaje ahagarariye na presbyteri yacu ya Rubengera. Abo twabashije kubana n'umushumba kubera inshingano nyinshi. Reka rero musabe nawe asoza iteraniro. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Watisi Rubengera reka nawe tumuhe asoza iteraniro. Haleluya, haleluya. Turamwakiriye rwose muri aya materaniro y'Imana hano mu Gita. Murakoze cyane. Hanyuma turabona tuza muri TTC. Umunsi w'umunezero rwose. DJ Sam. Yeah. Turabona ko rwose barishimye. Haleluya. Muririmbira Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose. TTC baririmbye mu makorari atandukanye, bakoze imirimo itandukanye. Murabona yuko rwose banezerewe bishimye cyane. Ntabwo muri kubabona. Ni umunezero ukomeye. Rwose wize muri TTC bicaye muri iyo teka. Aba bantu kuko bishimye bakiramo bita Michel. Toranyamo umuntu bita Michel. Hanyuma mbere yuko tubakira n'abantu bagize inshingano zitandukanye, ariko ikintu gikomeye kandi bakunze gusenga Imana, bakunze kuririmbira Imana. Ko bahagurutse hano twafite poromosiyo nyinshi zitandukanye. Reka rero duhereze umwanya umwe mu bantu bahaciye muri poromosiyo hanyuma ariko agire n'ijambo avuga mu izina ry'abantu. Haleluya. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Turanezerewe cyane, tunezerewe Imana kuri uyu munsi wa TTC Shima Imana. Kandi tunezerewe ku bwa TTC nyine yateguye uyu munsi, kandi nanezerewe cyane ku bwa bene data twarangije umurimo w'Imana. Biragaragara tuvuga ubutumwa, burasa neza, dukorera Imana, mwambaye neza, kandi Imana yaduhaye umugisha. Rero nitwa Michel Wimbabazi, nk'uko yabivuze ndi muri aba bari hano, ndi mu bantu bize hano mbere,
nahize tronkome natangiye mu mwaka w'amashuri 1995. Nagize umugisha kandi wakabakomereza section niga inderabarezi rusange normale primaire, nkaba nararangije hano mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2001. Niba twongera umwanya ariko turashima Imana kuri uyu munsi kuko niyo yabiteguye kandi twizeye ko turaza kubona umugisha w'Imana. Tubakire bazamura ibiga bagiye ko ari umurezi muri TTC Rubengera. Ibyo kabiri gatatu. Haleluya! Amina. Sawa. Hano turi kumwe n'abashyitsi bagiye bararikwa n'inshuti zabo zabaye muri TTC. Ababonye inshuti za Héritier du Ciel bataririmbamo kugira ngo ntaza kubakira nka Héritier du Ciel bigeze kuba bicaye aha ngaha. Reka mbasabe uko ari babiri barahita Héritier du Ciel begereje abandi bari muri Héritier du Ciel tuza kubabona. Dukomere Imana amashyi. Imana duhana umugisha. Twagize umugisha rero hano muri TTC arayikurikirana, turaza no kugirana umwanya mwiza wo kwishimana nawe. Hano turi kumwe n'umuhanzi Eddie. Turi kumwe n'umuhanzi Eddie yaratuzigamye. Reka tumuhe umwanya nawe adusuhuze tumwakire muri iterane. Abantu Imana yazigamye mu izamura icyubahiro. Haleluya! 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 Nitwaye duhari gashakaye. Hanyuma tugiye kwihutira kwakira hano muri TTC barakora bahagirira umugisha. Imana ibatuma no kujya gukora hano. Murabona ko basa neza nabo. Murabibona? Murabibonye? Dukomerere Imana amashyi dushimira ko yabarambitse. Amen. 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 Murakoze nk'abantu twabaye muri TTC Rubengera. Iby'agaciro n'ishimwe dushimira Imana kuko twaciye ariko kugira n'ahandi dukomereza. Muri TTC dufitemo korali Gana Yesu, dufitemo korali Tugisiyoni, dufitemo korali Tabaza, dufitemo korali Amido Jésus, dufitemo groupe Adventiste, dufitemo korali Neguza. Mwese mwegere ejuru namwe tubakire muri iterane. Amina. Sawa. Ikaze muri literaniro Héritier du Ciel. Nababonye barahari, Prefet nahoze mubona, nahoze mbona Gerard, nahoze mbona Animatrice, nahoze mbona abantu muri administrative yakirana muri literaniro. Twiyumve bikaze rero abandi bari mu mirimo hirya no hino hatandukanye. Ntabwo twayisondeka ni umugabo ukomeye Yesu. Niba iyo Mana tutayisondeka rero reka twongere tuguha akanya wongere utwinjije muri uwo mwanya. Iriya yari nko kwibwira ko duhari. Haleluya! Bakabazanya bati mbese uriya ninde, yemwe nimutubwire n'uwo twari tuzi. Oya 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 ntabwo turi kubyumva, ariko bakabyemezwa nuko babonye imirimo y'ukuboko kwayo. Bakabazanya bati mbese uriya ninde, yemwe nimutubwire n'uwo twari tuzi. Oya 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 ntabwo turi kubyumva, ariko bakabyemezwa nuko babonye imirimo y'ukuboko kwayo. Turirimba twese. Imana ikwibutse, Imana ikwibutse, Imana ikwibutse.
Imana ikwibutse, Imana ikwibutse, n'abaguhingaga barakwemera. Kirengera bayubaha, iramuzamuri mu cyubahiro, n'abayuda bose baba baratabaye. Urugero ntangana umugabo Morodekayi, uwo yari yatanze ngo amanikwe ku giti, ariko Imana ya Kirengera bayubaha, iramuzamuri mu cyubahiro, n'abayuda bose baba baratabaye. Imana ikwibutse, Imana ikwibutse, Imana ikwibutse. Abantu benshi barabimenya, abantu benshi barabimenya. Turirimba Imana, Imana ikwibutse, Imana ikwibutse, Imana ikwibutse, abakuvugaga baraceceka. Okumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Rwose yaturaritse ngo duhaguruke tubyinire Imana, byagenze neza. Ndaza kwisegura kuri worship team, turi buze kugira umwanya munini cyane wo kubaha gahunda tukabyinira Imana kuri iki kibuga. Ivumbi rikazamuka nubwo ntaryo ndi kuhabona. Kuba turarikiye kumva ijambo ryawe bwoko bungana gutya n'uwabwe cyubahiro, duciye bugufi mu mitima yacu, turasabye kugira ngo imitima yacu yegerezwe imbere yawe, kandi ibabarirwe ibyaha n'ibicumuro nawe, kugira ngo ijwi ryawe ribashe kumvikana hano hantu. Mu izina rya Yesu, umuntu wese abashe guturiza imbere yawe, kubera ko Mwami Imana yumva bohokeye imbere yawe. Reka rero tubabarire Mana, kandi amatwi y'imitima yacu afungukire kumva ijambo ryawe, afungukire kumva ibyo utubwira. Mu izina ryawe Yesu, ndasinzira kugira ngo aka kanyu kabemo, uzubane n'umukozi wawe ugiye kutugaburira. Reka vuga bwirijwe nawe, ko zikara ryaka ku munwa wawe, uko warikojeje kuri Yesaya. Mana ndakwingize kugira ngo byose bikushaka, abagiye gusoma basomere munsi y'ubutware bwawe. Mu izina ryawe Yesu nibadidimange, oya mu izina ryawe nyuka yose itavuga Imana hano hantu turayamaganira kure, kugira ngo Mana duhagarare mu butware bwawe ndetse n'ubushake bwawe. Cyubahiro cyawe n'ikiganzi, duciye bugufi Mana, ngwino uganze muri twebwe, buri kimwe cyose kigenda uko ushaka. Tugushimiye ibyarangiye, tukuragije n'ibiri imbere, kandi twizeye kubikorera kwiyubahisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28, turahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 20. Mwizirure mwambare iyindi myenda, mwambare iyindi myenda, duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro. Kristo ubwanditswe na Luka igice cya 17, turava ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 19. Yesu akiza ababembe 10. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure barataka cyane bati, mutware Yesu dutabare, tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimugende myereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 12, hari naho hari intego, umurongo wa 4 n'uwa 5. Yesaya 12 umurongo wa 4 n'uwa 5 waragira ati, kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka
mwambaza izina rye, mwamamaza imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. Muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo ni ibyamamare mu isi yose. Amen. Hari ubukonje nk'uko umuririmbyi yabivuze, wihangane gato mugejuru dutera agakorasi gato cyane kavuga ngo Mwami Yesu urakwiye icyubahiro. Abacuranzi bihute cyane kandi usabe kugira ngo nawe winjiremo, bityo iby'Imana yakugeneye ushobore kubisingira neza. Abacuranzi ndizera ko bagezeyo. Mwami Yesu urakwiye icyubahiro, oh Mwami Yesu urakwiye icyubahiro, Mwami Yesu urakwiye icyubahiro, oh Mwami Yesu urakwiye icyubahiro, oh Mwami Yesu urakwiye icyubahiro. Ayo maji we, ayo maji. Twirukanye imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu, twirukanye abadayimoni bose mu izina rya Yesu. Uwera uwera uwera, habwa icyubahiro, komerwa amashyi. Ushyirwa hejuru iteka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nta mategeko nishe kandi ntabwo ndi kamera Yesu amashyi. Tuvuga turanguruye n'amategeko abihana. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane ijambo ry'Imana rwose umukozi w'Imana tugejejeho. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Reka ndarike korari integuza na Tugisiyoni begera imbere baze badufashe mu mwanya tugiye kwinjiramo wo gutanga ituro. Bihuse cyane, ntago nifuza ko tuza gutinda, ibindi turaza kuba tukomerezaho. Amena. Haleluya. Rangurura maze ubwira abafite intimba. Nana kolongolo yo, koko kayote. Papa tamitolo da mama bilenge tesinde. Ya kutombola kitu, ya kunambi, ya Yesu. Banana yo, umea seko na seko. Seco.
Thank you.
bwira mugenzi wawe ngo hibuke wibuke za nimba wari ufite ari nubwo wari ugiye no kwiyahura niko umuririmbyi yavuze noneho guhaguruka ushima Imana Haleluya. Utagushima ninde, utagushima nuwahe, utagushima sikumeze gato. Uyu mugabo bari kumbuza ntabwo waba uri kuvuga ngo utagushima nuwahe abantu bicaye ntabwo ushobora.
ariko ako kantu ni ntabwo byavamo wa nzi nababwira iki yaratuzigamye twongera sawa Edouard Shaha tubeshye ahubwo Imana imaze gushyiraho umubiri urabona ko ibiryo bimaze kugeramo ariko mukozi w'Imana wadusangije ijambo ryayo hari ahantu twigeze guhurira yego atwereka agafoto ari umwana iwabo bari kwera mbabarire ndabivuze ariko n'ubundi se ko yabivuze twese duhari none rero ukuntu ari umugabo ushinguye imeze kuri rwose mumenya byagera ko guhimbaza Imana y'abantu we none byagera ku gisirimba bari abaririmbye nabarebaga hari igihe baririmba wenda harimo injyana ya rege Emma akayishobora Jim akabura uko bigenza akigisirima ntabwo bagera muri zuke Jim akayimanuka Emma bikamunanira byagera mu gisirimba uwagira utya byose wihurirayo bakora umuziki gusa himbaza iyo Mana yawe byajyamo reka twe gutwarwa n'ibyo ngibyo uyu mwanya twinjiyemo umuziki uraryoshye uzakomeza unaryohe cyane nibigera kuwo guhimbaza Imana biba akarusho bibe nk'ibihumbi 100%, ariko nubwo turi gusirimba reka nkubwire amakuru uretse gato nuko ibi byuma bitarara hano pole sawa niba ngo n'ejo dore ko na examen yarangiye hasigaye abasizeme n'abakora ibindi ariko ejo twari kuzongera tugasirima ariko ntabwo biharara reka nguhe n'andi makuru
ikintu cya mbere ibi byuma byaraye bimvunye sha nyine principal yampagariye ahantu hanyije imodoka arambwira ngo genda ujye ahantu bakumpera utuntu naho gatuduki ati genda ari ahantu banejije ubwo uzi ko ari nk'akamberope ugiye nahetse ko ngiye kuzana ibyibushye urabona ko nsa nayo namvaga nyine ngiye kunezerwa ngenza n'amafaranga urabibona icyo cy'uyu mugabo asa n'amafaranga rero numvaga nishimye nagiye nibutse guhindura vitesi ya mbere ndenze hirya aho nakagombye kandi kugendera mu ya gatatu kubera gutwarwa ngezeyo nsanga shagiye kunyikoreza bafu ihangane ariko nyine bapfura wikoreye ziri kudufasha kunyinyira akazi ki tugahimbaza harzo ziharara ushobora no gusanga ziharara wa kugira ngo ziharare umva nkubwire mbere yuko ziharara dushima Imana ko hari icyo yakoze aho ngaho kubera ko tangiye kunkora ahantu icyo kintu mbwiye ngo wafashe imodoka uraga iserero ujya kuzizana ayinya nigeze kujya mu rutsira ahantu hitwa mu Bwiza nganiriza korari yaho bambwira ukuntu mu myaka yatambutse bapfure bazikoreraga ku mutwe oya bazikubise mu modoka kumbwira ngo ndi kwirata icyo rangira ngo nkubwire birashoboka ko zaharara kuko mu ijoro hari Imana abantu badushyigikiye ko zaharara hano mushyira ibiganza hejuru maze mbega arahari kamwegera aho mfasha mukomereye amashyi kuri principal iyo ataza kwemera ko dushahira umugeni wa Yesu hano ntabwo tuba turi kugira ngo wapi wampa kandi protokoli bidushakira akantu ko duhanagura ibyuya ndabona kayatangiye kazi kaje wa Emi na Jimmy barakoze cyane bumuye umwanya kugira ngo nanjye nshimire Imana nibutse bya bihe kera bya bihe umva umutima wanjye agomba gushimira Imana ndashima Imana rero ko yatwemereye ko uyu munsi ubaho kandi muri uyu munsi dufite igikorwa cyiza cyo gushyigikira ibicurangisho inanga zacu turangira Imana nanjye rero nk'umuntu wishimira ibyiza Imana yakoze muri no tutishima Imana ndemera 100,000 amashyi menshi cyane amashyi kuri principal ibihumbi rwose gatende arakoze Jimmy arakoze cyane kuri gahunda gatoya emape arubona se Haleluya. Ni coordinator wa TTC Shimimana. Sengani ndayashyiraho. 50 amashyi kuri nayo. Imana mu mugisha hari iki? Okay. Ati Sengani ndaterekaho. No. Hari abantu uyu muntu uzi n'ikindi. Urabona ko ni umugabo ushyitse ariko tujya tuvugisha ukuri Imana yagize neza. Imana yagize neza. N'umukandara uramufata rwose nta kibazo. Ngaho mu mikrofone. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Ishimwe cyane. Twibutse ya minsi ya kera tuyiramburira amaboko ndetse turambura n'ibiganza. Haleluya. Nanjye kubera ko ndi umukozi w'Imana kandi numva ngo beze kuyikorera 70,000. Amashyi cyane kuri bosi. Ikinazo rwose urabona ko n'ingendo y'iraho Imana icubahiro. Rwose Imana ishimwe. Ukabibizi yabihaye umugisha misawa. Kuko turi hano ubuyobozi bubizi. Ni kimenye wacara hari. Haleluya. Amen. Yitwa Gloriose. Uko nyoboye umudugudu. Ati ijambo ry'Imana avuga ngo nujya guhiga uzahiga ibyo ushoboye guhigura. Yego. Ari nta mpamvu yo kwikora twatazashobora. Nibyo. Yewe mpise 5,000. Niko bimeze. Kuriya twatangiye gutya ariko reka mubwize ukuri. Igikorwa turimo hari umuririmbyi wavuze ngo zani yawe yaguhaye nanjye nzani yo yampaye. Urukundo rugire gute Imana yaratuzigamye. ntabwo nashoboraga kumva ukuntu Edouard yaba yararirimbye tukayimenya mushiki wa Tayizi ngaho tuvuriza ari tukuzanye. Haleluya. Imana yakazi ndayishimye. Renga kandi 10,000. Kandi no kugiye cyo kugiye sara twatse
muzantumire nzaza cyane rwose ibyo ngibyo arebaho ni mu busa Eduard nawe ndabona hari icyo ashaka kutubwira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu Imana yazigamye kandi ikomeze kuzigama izongera ikazigama. Nanjye nemeye 2020. Isa Imana igeze iragora, Isa Imana igeze iragora, iragora ikagaragaza umurimo, ikangwa n'uburemere bw'ikibazo, ikangwa n'igihe kimaze kibabaza, irakora ikagaragaza umurimo, ikangwa n'uburemere bw'ikibazo, ikangwa n'igihe kimaze kibabaza, irakora ikagaragaza umurimo. Icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza kwitara umuntu, icyo nicyo kigaragaza kwizirikana kandi icikine, icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza kwitara umuntu, icyo nicyo kigaragaza kwizirikana kandi icika intege. Hari igihe uyibwira ukagira ngo ntiyumvise, ndetse ibibazo bikarushaho kwisukiranya, nyamara burya ibiri kure yawe, ibiri gushaka uburyo bwiza bwo kugutabara. Ntirambirwa guma mu mwanya, utegereze izagusubiza, humura na biriya yarabibonye, mu gihe cyayo izamanuka igusubize. Hari igihe uyibwira ukagira ngo ntiyumvise, ndetse ibibazo bikarushaho kwisukiranya, nyamara burya ibiri kure yawe, ibiri gushaka uburyo bwiza bwo kugutabara. Wirambirwa guma mu mwanya, utegereze izagusubiza, humura na biriya yarabibonye, mu gihe cyayo izamanuka igusubize. Icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza ko itari umuntu, icyo nicyo kigaragaza kwizirikana kandi icika intege. Icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza ko itari umuntu, icyo nicyo kigaragaza kwizirikana kandi icika intege. Agahinda kose kazashira, nimuhumura bera, Yesu ari ku ngoma. Nimushire umubabaro, nimwambare itera, ntabwo tuzagumya kubabara. Oya, oya. Icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza ko itari umuntu, icyo nicyo kigaragaza kwizirikana kandi icika intege. Icyo nicyo kigaragaza ubumana bwayo, icyo nicyo kigaragaza ko itari umuntu, icyo nicyo
nicyo kigaragaza kwizirikana kandi nicika intege. imanutse ije gutabara ingoma mu nkokora n'imbaraga izo arizo zose bigangwa n'abiracitse intwari zirayibona zigatinya imana twiringiye ni inyamaboko twegamiye umugabo nyamugabo ntidutinya icyo ari cyo cyose. imanutse ije gutabara ingoma mu nkokora n'imbaraga izo arizo zose bigangwa n'abiracitse intwari zirayibona zigatinya imana twiringiye ni inyamaboko twegamiye umugabo nyamugabo ntidutinya icyo ari cyo cyose. Barakoze abasangiza b'ibiganiro muri uyu mwanya. Natwe nk'umuryango kubw'umurimo w'Imana twemeye kuzatanga 60,000. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Ikindi nanone Imana ibaha umugisha. Ndabona Gerard ari gutera intambwe. yaje Nari kuvuga reka mbwira hari ahantu nabaga umuntu wakoraga imirimo nk'iyo nguyu yakora twamwitaga amafaranga. Yes. Ahimbazwe. Turishimye kuri uno munsi mwiza wo gukora kandi twikorera kuri ubwo kubera Imana atanga ibihumbi 100. Imana imugisha. Hagati aho umuntu ufite nimero yanjye akaba yumva akakamikoro kuza ngo agafate umuyobozi ni perezida w'inama y'abakuru rero ku rwego rwa paruwasi iki kigo ni icyacu natwe rero tuzasangamo 50,000 dushyigikira iki gikorwa. Imana ibaha umugisha. Ndabona hari ukuntu bari kuvugana cyatse nakoresha papa Brena ubwo urumva nyine hari ukuntu ari babirimo. Hari amakuru buri yasize avuze nabibonye. Emi wandi bigenze ngo reka tubanze twumve nakire kabisa. Yes ashimwe. Uyu muhungu mbere uko avuga reka ngire ikintu uyu musore n'ibiryo bimaze kugera mu mubiri neza. Uyu muvandimwe yize muri iki kigo tugira ahantu duhurira waranyibuka rimwe ndi gukatakata mu magana ya Nyamasheke mbona umuhungu aransoje ati nyamara ndakuzi arambwira nsanga koko ndamuzi siko bimeze ku buhinga Jimmy uramuzi. Haleluya amena. Nitwa Samu uko Jimmy abivuze urabona ni ku buhinga ariko nagira ngo Peter yegere gato bitamwegere kabisa. Urihangana ndi kuvugira mu mazuru narwaye. Urabona ko ibiryo nawe ariko bimaze kugeramo. Imana irimo irakora imirimo. Hema baraganira ikiganiro gitagatifu kabisa. Amena. Yesu we yabwiye abantu ngo yagiye atanga itarago kandi buri wese ayikoresha uko yayimuhaye. Kirazira rero rijya kudakoresha itarati Imana yaguhaye yazayikubaza. Rero na Samweli hano twarahize kandi kubwo gushyigikira umurimo w'Imana tuzatanga 50,000. Imana ibaha umugisha cyane. Yego. Imana ibaha umugisha ashyizemo ikigoma cya ariko iyi piano turayizana ye. N'ibindi bigenda amakuru. Hari makuru yabitse. Yabitse. Ko message ngezeho rabo. Daraho nibereye. Reka tubanze twumve. Haleluya. Muri uyu mwanya tubatisishima Imana. Magaza hano nshima Imana. Kubera ko nize muri iki kigo ndangije imyaka 22 mpavuye. Ubumenyi nakoresheje mu guhaha nabuvanye hano. Haleluya. Imana yankoreye igitangaza
kuva ndangije kwiga mu mwaka wa 2001 nabonye akazi, ntabwo numvaga ko ari igitangaza, numvaga ko ari ibintu bisanzwe. Ariko mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 4 nta kazi. Ubwo nari ngiye nko kwiga hari, ariko atari amashuri y'amasomo, kwiga ubuzima bwo hanze, kumenya uko abantu badafite akazi babaho. Amezi 6 arangiye, Imana irongera impa akazi. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ko mu myaka 22 yose ndangije nabuze akazi amezi 6 gusa. Mumere Imana icyubahiro. Imana yamaye n'umuryango, umudamu ufite n'abana 3 hamwe n'umuryango wanjye dutanze 100. Imana ishimwe cyane. Abasikoma mu by'ukuri nge ikintu impamvu natinze guhaguruka, naryaga niyuka mpagaze inyuma y'iri shuri muri TSM iri afrope niko twahitaga, nkibuka nkajya ntekereza nari hakurya mu muhanda nkabona bari kuva mu kazi, abantu barisanzuye, nkavuga nti Imana ningera mu buzima bwo hanze bikankundira nzagaruka nshima Imana. Ndongera ndagarutse muri TTC shima Imana, mufashe duhereze Imana icyubahiro mbere y'uko ngikimira. Oya ntigutera ubwoba, Petero ari gutera ubwoba rwose. Yego, babe banyanditseho 30,000. Yego, ndakomeza n'umutima wanjye, hanyuma ibindi turaza kubiganira n'abashinzwe kwandika. Murakoze. Mani guhumugisha cyane. baravuga Yesaganze irubenge, Yesaganze irubengera, Yesaganze irubengera, Yesaganze muri TTC. Murakoze. Uyu mwanya nanjye ndi gushima Imana ko imbashishije kubona ibuye rya microphone. Murakoze. Imana ibuye rya microphone ibintu bikomeye cyane. Arakosa kongera nibuye rigura 50,000. Nitwa Ingabire Angelique, nize muri iki kigo maze imyaka 22 mparangije. Naririmbaga no muri korali Ntekuzi. Imana rero yankoreye byinshi, ndangije kwiga yagiye inteza imbere mu buryo butandukanye. Nanjye umurimo w'Imana kuwushyigikira ni ngombwa, nzatanga 50,000. 50 no gushyigikira umurimo w'Imana. Imana imugisha hano muri bya byicaro. Imana ishimwe cyane. Nanjye nize hano naharangije 2014, hanyuma ariko ibirenze kuri ibyo kuko abenshi babivuze, ubumenyi bw'ibanze twagiye dukoresha, twagiye tubukura hano. Nanjye nongeye 20,000. Nanjye ngiye gusaba abantu twahagararaga ku murongo umwe babanze baze tubishyire twihuye muri microphone. Baze rwose. Mbona bateguye no. Imana yatugiriye neza, natwe twibutse ahantu Imana yadukuye. Njyewe ku giti cyanjye hari bagenzi banjye twavuganye dushaka ko nako tubona ko turi bushyire ibuye ry'50,000, ariko kuri ibyo 50,000 abavandimwe mpamagaye nabo nahita mbongera ibindi 20,000 70. mba perezidante wa Rajepura 2014-2015, nshimye Imana ko yambashishije nkava hano amahoro, icyubahiro n'ikibi cyayo. Ndi umumama ndubatse, amazina ni Judith Mukamana. Kubera ko mushyizeho deadline, hari ibikorwa byinshi dufite gukora, ariko Imana izanshoboza, nzaba mbahaye 10,000. N'uyu munsi abakiri kumwe natwe umurimo w'Imana no gushyigikira barumuna bacu, zatanga 20,000, dutanga 25 CDCL yaziyongera ku nshingano nyinshi mufite cyane. Imana ibahe umugisha.
niwe jasiri, amani nayo niki yanifanya niwe jasiri. Nikirukaruka Hosana amen. Ninasiri nayo niki yanifanya niwe jasiri, na amani nayo niki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Ninasiri nayo Yesu yanifanya niwe jasiri, amani nayo niki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Ninasiri nayo Yesu yanifanya niwe jasiri, amani nayo niki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana amen. Hosana amen. Hosana Ninasiri naye Yesu yanifanya niwe jasiri, amani nayo niki yanifanya niwe jasiri. Yaniburudisha nikirukaruka Hosana nashaka mbegeri intebe yawe wowe mwami w'abami, uko kuba nagufite bintera ubwoba ndetse no kwiheba muri njye. Ndashaka mbegeri intebe yawe wowe mwami w'abami, uko kuba nagufite bintera ubwoba ndetse no kwiheba muri njye. Ndashaka wowe mwami w'abami, uko kuba nagufite bintera ubwoba ndetse no kwiheba muri njye. Ndashaka
Amena. Amen. Nanjye rero banyandika 20. Ibihumbi 20. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Abanyeshuri baririmba muri korali Itabaza Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Imana Irabizi Peride. Ndi kumwe n'abashiki banjye hano. Uhereye kuri umurongo uyu yitwa Nishimwe Marie, uyikurikiyeho yitwa Ingabire Claudette, uyu nguyu yitwa Niyo Dusingiza Beni. Twakoze umurimo w'uburirimbyi mu Itabaza. ahantu ho kohereza amafaranga kandi rwose bari kumva umwanya bavuga ariko barimo barabitekereza neza bakora analize nziza. Navanye uburere n'uburezi, ntabwo izina ry'umuyobozi rijya ripfa buri wese mu rwego rwe. Turashima iki kigo cyane kigeze ku kindi nyuma yo no kuhava 2019 n'abindashyikirwa ku karere ka Karongi ku wa kabiri babasha no kongera kumpamo ikirakamo hano n'umwe n'akarere negitera abizi ko namubonye bwa mbere mbasha no kongera kuhariya nanone. Ariko ikindi nabaye hano mu myaka yashize miga na Irwaziyene nakundaga umuziki cyane, ariko nanone nkakunda n'umuziki w'Imana. Sinzi niba 2011 ari abashe kwitabira ngo haguruke basuhuze, ndareba nkabona nta numwe ndi kubona. Twese iyo tugeze hari inyuma turahinduka kubera umugore umugabo umwana isi kuducana. Ariko nyuma naje guhura n'ikibazo ndwa kanseri y'ibere, ndumva naranditse ku rubuga yuko Imana ifashe naboneka ahangaha. Ariko ndashima Imana ko kuwa gatanu avuye i Kanombe gushirizwa nkabashe kubangira hano mu rugo. Ngiye mpita mu rugo cyane kwako EPR navuze hano muri TTC ni byinshi yankoreye kubw'umurimo w'Imana ndetse no kuby'Imana iri gukora idushakira umuziki kugira ngo n'andi mapromosiyo asigaye ndetse n'andi azaza azajya abasha guhimbaza Imana neza. Mu bushobozi buke dufite twari twateguye ko tuzatanga 5,000 kugira ngo byongerwe bigure umuziki Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Barakoze korali abanyeshuri. Uribuka turi muri segonderi Irindazi ukuntu ryabaga rimeze neza. Ye banamaye weekend kubera Irindazi. Ariko umuntu akemera akavuga ngo ni ingoma amandazi 2 kubw'umurimo w'Imana. 10 muri iki cyumweru wenda kigiye kuza, Imana izadushyigikire. Murakoze. Yes. Arakoze cyane. Bati natwe twakusanyije ibiragiriye neza, Imana ishimwe. Yego. Okay. Murakoze mu rwego rwo gucungura igihe, ntabwo ndi bwavuge wenda aho bagiye biga. Aba bose twiganye kuri promosiyo imwe, hari abo twabanaga muri komite ya Rajepura, ariko tugiye kugenda hari ikintu twari twatekereje ndetse tugerageza no kugishyira mu bikorwa. Ariko iyi promosiyo yose bitarenze ku kwa 7 promosiyo yacu tuzazana 2020. Bazakora ikizami niba yarigaga mu cyumweru yigagamo umunsi umwe, ariko Imana igiye gukora ibitangaza tigeze abo wanyuma muri exam. Kandi Imana yarabivuze, ndi umugabo wo kubihamya, yabivuze numva mboneyeho nanjye ndayizamuriye. Yari yarabitubwiye Imana nkuko babivuze. Imana yarandegeye niga hano nariraje prière. Imana ishimwe kuko yari yarangiriye n'icyizere. Ndabashuhuje abandi n'abatanzi n'abanyigishije n'abayobozi banyoboye, ndabashuhuje. Amen. Rero ndashimira Imana yuko yandegeye, yari itamuruye mu gihe njye nabonaga bikomeye. Imana nzohereza amafaranga 10,000. Imana ishimwe. Imana yarakoze. Imigambi yawe zitandukanye. Iyi ishima Imana ntabwo ari nyinshi zakozwe, iyi ijya gusa nkaho ari nk'iya kabiri. Ego. Navugaga ko ntabwo ari ishima Imana nyinshi zibayeho, ariko Imana ishimwe cyane ku bw'uyu munsi. Imana yatanze iteka, murabona hari izuba, ariko kubera ukuntu yubashye ino ishima Imana, murabona yuko abana bacu beza
bari bari ahantu bugamye izuba bakurikira imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Muzi icyo bishatse kuvuga? Abari mu wa gatandatu ubwo niwe mpereyeho mujye mugarukaho muzakura nyine ubumenyi buzatuma muhahariya hanze mushimire iki? Imana. Bariya rero babikoze neza. Nanjye reka mbatume ko promosiyo twatumiye ni nyinshi gushima Imana kubw'imirimo Imana yabakoreye. Kugira ngo ngere ku musozo, reka mbanze ndeka abajene banyegereye buri wese hari afite ubundi butumwa buremereye iyo batagomeza kwihangana kuba atabutanze. Haleluya. Ndavuga noneho mu izina ry'abo bantu bose amapromosiyo atandukanye, hari abo twagiye tuvugana batabashije kuboneka ku mpamvu zitandukanye, hari n'abandi baherekeje mu Muzehe Kibambe Methode yagize ibyago. Rero hamwe hari ubutumwa twazanye, amafaranga naje nitwaje njyewe agera ku 80 yari nyafite hariya, uvuga nayo bayandike kuri list arahari. Iki gikorwa barifuza ko cyaba ngaruka mwaka, kandi mu mupay zirahari, hari abashefu b'amapromosiyo atandukanye. Buri wese twamutumye muri promosiyo ye kugenda agatanga ubwo butumwa, akagira n'ikintu azaza atubwira ati bimeze bityo. Bamwe bambwiye bati bimeze gutya, ariko hari n'abatarageraho nka coordinator nibangeraho rwose nzashyitsa ubwo butumwa nk'uko byakagombye. Noneho ikindi gikurikiyeho, turashimira TTC kubera uburyo yitanze kugira ngo igikorwa kigende neza, ndetse kandi turabasezeranya kuko dushoboye kose turagerageza gukomeza gushakisha uburyo ki ibyuma bizaboneka, ndetse byose numva afite icyizere hariya baze kudukorera imibare batubwira uko dutashye bihagaze, tuze kubibwira n'abandi n'abari hanze nabo ntabwo bari buze kurekera aho ngaho kwegeranya nayo turayazana tuyashyire kuri ino akaunti, hanyuma dukomeze dushyigikire umurimo w'Imana. Hari 20 twari twamaze kwegeranya. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye. Yabiyumvije kongeyeho. Murakoze. Imana ibahe umugisha cyane. Muri TTC rero twemera abantu bose bemera Imana. Buriya munyemereye, hari abantu bashobora kuba basanzwe barahisemo kwemeza izo nshingano, bakavuga bati twaba abakoordinator ba communauté na Jepla, ubu ndabivuga nawe yangezeho communauté adventiste niba yaje, kuko twababwiye ngo baze communauté adventiste niba hari nawe aze anyegere, hanyuma na communauté ya Islam nabo bari bafite ubahagarariye ushobora kuba yagomeza gutanga ubutumwa bw'ishuri, niba bahari banyegere. Abo bantu ko ari batatu, communauté catholique nko bari batoranyije nka coordinator afatikanyije na Michel Yes. Communauté catholique twe twavuze ngo turebe niba bazashyiramo imbaraga bakareba uwaba nibura no kubareberera mu gihe kizaza, na communauté adventiste mu nshingano z'amakominote bahagarariye ngo bazagende batubwirire abari bari muri izo kominote ko iki gikorwa cya TTC Imana ari igikorwa ngarukamwaka. Amahoro y'Imana n'imigisha bya Nyagasani bibe kuri mwese. Mbere yuko principal musezeranya niyo ndagizo, mbere yuko nyemera, nagiraga ngo wenda mu kwemera kwanjye nshingiye ku mahame n'amabwiriza ya Islam amfashe amasegonde atarenze 40 kugira ngo mbinyuze mu gitabo gitagatifu aricyo Quran. Kuri ubwo rero urubyiruko muri hano, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi Mustafa Muhammad. Ishimwe, ikuzo n'ibisingizo nta wundi bikwiriye uretse Imana imwe rukumbi, ndetse dukomeza gusabira amahoro n'imigisha ku mukunzi wayo ariwe Muhammad mwene Abdullahi. Nyuma y'ibyo rero, bavandimwe banyarwanda, urubyiruko muri hano, nagiraga ngo mbasangize ijambo rimwe muri Quran, ari nabwo rijyana n'isanganyamatsiko y'uyu munsi, mbereke yuko Quran nayo mu gushima iranashimagiza. Nyuma yaho rero nagiraga ngo tuganire kuri aya imwe ivuga ngo fadhkuruni azkurum washkatallah wa ala takfurun. Bishatse kuvuga ngo ngaho nimunyibuke munsingize nanjye nzabibuka kandi nzabazirikana.
nyuma yaho rero ndabasangiza amagambo yavuzwe n'umukunzi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mvugo zayo arizo tu hadith. Allah subhanahu kala Allah nabi sallallahu yaravuze man la yashkuru kalila la yashkuru kathira, udashimira bike Allah yamuhaye nta nubwo azashimira ibya mirenge. Bishatse kuvuga ngo silipa wambara wazambaye uzijyana muri dushe ubu uri kwambara igipapa cya 20. Tujye dushima. Jazakallahu khairi, ndabashimiye cyane, mugira amahoro y'Imana. Arakoze uhagarariye muvuma yahoze muri TTC ya Islam, reka dukomeze na coordinator wa Rajepla. Ibisigaye nabihereza mu Grand Frère Michel. Arakoze. Ngira ngo ikintu cya mbere ni ugushimira Imana kubw'uyu munsi wateguwe, ndetse tunashimira ubuyobozi bwa TTC bwabigizemo uruhare. Ubutumwa butandukanye bwatangiwe ahantu ni ubutumwa bwubaka, ariko mu byo dukora byose tugomba kuzirikana yuko ibyo dutunze natwe ubwacu ari iby'Umwami wacu Yesu Kristo, bityo tukaba tugomba kumukorera tutizigama kandi tudaca ku ruhande. Twashimye Imana cyane kuko umurimo wayo ukorwa hano muri TTC. Nibyo hashize igihe kinini tuvuye hano, ariko twanezerewe kuko umurimo w'Imana wakomeje. Turagira ngo tubabwire abawurimo ko gukorera Imana nta gihombo. Haleluya. Babaye babiri, umwe ngo amaze imyaka 33, undi maze 22, undi nawe ngo amaze imyaka 32. Urumva ni abambasaderi beza. Umwihariko wenda ngiye mfite nuko nahabaye igihe kirekire, nahabaye imyaka 6. Imyaka 6 bisobanuye ko abantu bari imbere yanjye ntangira mu mwaka wa mbere biga mu wa 2 kugeza mu wa 6, abenshi ubwo turaziranye. Hanyuma n'abatangiye inyuma yanjye niga mu wa 2 biga mu wa mbere ngenda, bivuze yuko nabo abenshi turaziranye. Mu by'ukuri turabizeza ubufatanye kugira ngo tumenyekanishe iki gikorwa. Ngira ngo byateguwe na TTC kandi turabishyigikiye ko iki gikorwa cy'abangaruka mwaka kikamenyekanishwa ku buryo buhambaye, kandi abateguye iki gikorwa cyo gushima n'ibikoresho bya muzika bakagiha deadline aba mu inzira yose byacamo, ubuyobozi buzadufashe kugira ngo muri TTC shima Imana y'ubutaha tuzabe tuvuga ibindi, tutazahora mu ndirimbo imwe. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Dukomera Imana amashyi cyane basubira mu byicaro. Mwumvise ko baradufashije pe, kandi ibyo bavuze ngo hano hazatumuka akavumbi nigeze kukabona gatumuka. Ndavuga ni abantu n'abakozi b'Imana. Nshimiye by'umwihariko ba MCs badufashije, n'abagabo barasobanutse. Mureke dukomere Imana amashyi ku ba MC bacu. Impamvu tubakomera Imana amashyi, nategereje bari abantu ko bakora impuza mibare gake, menya byabaye bitoroshye, ni ukubera ko mwabigizemo uruhare. Namwe mwashyiraho agakorogoshwa kanyu, hanyuma n'ibindirimbo zarangiye ntabwo mbizi, ubwo haza gukurikiraho n'icyifuzo cy'uko yajya iba buri mwaka, nabyo byashoboka kubera Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero turaza kubyigaho na ya gurupe yose na Emi n'abandi bafatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo, tuzareba uko uburyo bushoboka tuzabishyiraho byose, kandi n'ubutumwa bwatanzwe mu butugereze aho bugomba kugera. Twabutanze tubukuye ku mutima kandi turizera ko muzabugeza. Imana ibaho umugisha. Rero reka hari umuntu wavuze ko cyangwa se wakomeze kutubwira ko afite agaseke yaradufitiye k'umuvugo. Nifuje gushima Imana mu ibaruwa y'umuvugo. Just is a poem, just is mixed English and Kinyarwanda. I appreciate my school and the God in general who have helped me in each achievement. Dear God, I can give thanks in front of you, saying everything you have done in my life. And now I bring the broken heart in front of you, receive me.
TDC Rubengera uburere buruta ubuvuke umwana apfa mwiterura umwana ni umwami ukandagira umwana ntahonyora umwana ni we w'ihingobyi ariko se nibaze nawe gubaze iyo ni hingobyi ntumpeke mba ngeze he ku rwego ngezeho ukuyeho ukwiyeho akabariro kawe nagwa mubyeyi wandeze igira 3 ndetse ikabyara n'uwa 4 ndavuga imyaka uko niko nanjye nageze ku byo nifuzaga uko ndi none biramaze biruta kera cya gihe kurya nari utarandema kugushima byamara umutaga nkaguharaga ibisigo bigasumba enda umudari nda n'umudende enda gucanga umutima impotore tanika cyane udatangwa mpinga nzima ukabura impumu kamikemanya imvuna impuzu. Thank you up when I was down. Thank you for recovering me when I was wounded. Thank you for allowing me running and leaning on your back. Thank you for waking me when I was down. Thank you for raising me now. Take this hand and pay you. The man sit sharing Pyramus. Can I give you Pyramus? No, just sit down. Can I give you 1, 2, 3 million thanks? Just unavailable. Oh dear God. Can I give you telephone, shoes away, all cost, all of mine? Oh, just can be not available. Will you accept sacrifice of friends? Will you accept sacrifice of my resource of farm? Will you accept sacrifice of my result of animals that are fat? Oh, just cannot be valuable. Utagushima ninde? Just my soul on God can pray with the cabbage of souls and mansions and the folk of the creator with I rain of the fire. Utagushima ninde? I declare thank you above my heart, close my eyes, thanksgiving, and just sacrifice my heart, me, myself, and mine. Come again and say thank you. God be with you. ntabwo twagutera ibuye ariko Imana izabidufashemo bigende kuriya. Ebi bihagaze bite? Jimmy, Imana yakoze yego kandi ikomeze inakora. Twavuze ngo araje bigenze neza kabisa. Uyu mwanya rero muri iki gikorwa tumaze gukora cyo gushyigikira umurimo w'Imana habonetse amafaranga ahari kugeza uyu mwanya. Kuri raporo turabona ko ari ibihumbi 177. Amashyi menshi ku mwanya wacu. Ayo nayabonetse cash aka kanya hagize no tubwira ngo hari imari ibonetse hariya twagenda tugahita twishyura. Yego. Imana ibaho umugisha. Bivuze ngo ideni yego ayo twemerewe twagiye twemera kuko umutima wo kubaka umurimo w'Imana dutegereje ko nejo yaboneka nejo bundi ni miliyoni 1 n'ibihumbi 516. Reka ndebe niba Emi ntawe yibeshye kubera ko ari kurebera mu madarubindi ariko niko bimeze. Ni miliyoni 1 n'ibihumbi 516. Kayo ngoko bivuze ngo iki gikorwa cyacu cyose habonetsemo amafaranga ibihumbi habonetse miliyoni habonetse miliyoni 1 n'ibihumbi 693 mu Imana. Amashyi menshi ku mwami wacu. Aya mashyi ntabwo wayagaya amasaha ageze aha ngaha biragoye. Ntabwo biba byoroshye wa muvandimwe we. Icyo nakongera kuri ibi tuvuze ni iki kugiye gashira bacyari kwitegura yakaba yegera ibyuma. Aya mafaranga si make ariko si na menshi ukurikije. Deko ari ubwa mbere buriya hari umuntu waduhaye agatekerezo ushobora kuba ufite igihumbi mu mufuka ukumva ko ukize, ufite miliyoni akumva ko akeneye bitewe n'uko akeneye miliyoni 100. Ariko aya mafaranga hari icyo yakora gusa nanone habonetse n'ubundi bushobozi hakorwa ibirenze kandi bizakunda. Rero Emi twabashimira twebwe ngo dusaba umugisha nanjye ndabanza gushimira Imana
imana yabanye natwe muri garushime ya TTC. Dushimire cyane nanone ubuyobozi bwa TTC bwateguye bufatanyije n'abantu barangije ahangaha cyangwa se n'abagihari. Mwese imana ibahe umugisha, kandi buri wese witanze aho yakuye imana imukubire inshuro nyinshi. Reka duhagurutse dusabe imana iduhe umugisha. Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana igira neza. Wakoze kubana natwe kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha. Tugushimiye ibyatambutse byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turakwinginze kandi mu izina rya Yesu kugira ngo buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa umuhe umugisha utagabanyije. Tanga umugisha ku bayoboye gahunda, tanga umugisha ku wavuze ijambo ryawe, tanga umugisha ku makorari, tanga umugisha ku bateguye, tanga umugisha ku bitanze mu izina rya Yesu. Reka kandi mwami wacu, amen. Witeka Imana yacu ibahe umugisha, Witeka Imana yacu ibagirire neza, Witeka Imana yacu ibarebe neza mwebwe n'abanyu bose, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. He's done so much for me, I cannot tell it all.